Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 mwami wanjye, hallelujah, Yesu mwiza, hallelujah, 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 amen, hallelujah, Yesu wacu, hallelujah, amen, singizwa, hallelujah, 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 warakoze, hallelujah, warakoze, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen. Yesu, hallelujah, uriho, warazutse, uriho Yesu, uriho uri muzima, uriho mu buzima bwacu, uriho urakomeye, uriho urakwiriye, uriho urashoboye, uriho urahambaye, uriho uri mwiza. Hallelujah, hallelujah, warakoze Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe yaduhaye Yesu. Mwaramutse neza. Yesu ni muzima, Yesu yarazutse, ni muzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusome Yohana 19 umurongo wa 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Ndagira ngo utangarize iki gitondo ko byarangiye igorogota. Byararangiye, Yesu yarabirangije. Ntiwongere kugira ubwoba, umutima ntiwongere kukuvamo, ahubwo taka Imana igutabare. Taka Imana itukurengere, fungura umunwa usenge, byuka usenge, zinduka usenge, haguruka usenge, haguruka, kubera ko ubu turemerewe gufungura umunwa tugasenga. Yesu yarabirangije. Iby'ibyaha byararangiye, iby'intuku ushaka inuma, ibitambo bindi n'intungura ngo dukurwe, reka. Yesu yarabirangije igorogota. Akazi kacu ni ukwihana tukiyuhagiza amaraso ye. Yesu yarabirangije. Amaze no kubirangiza adutangiraho umwuka weraho ingwate. Ahubwo ikibazo ahantu kiri, umuntu kwisobanukirwa, abana b'Imana kwisobanukirwa, kumenya abari bo muri Kristo Yesu. Iki gitondo rero umenye ko byarangiye, ahubwo niba hari kiri kugucaracaraho, bwira Yesu ngo narinje kandi warabirangije. Naha ngaha ibingibi birangize, bihagurukana bijyana imbere ya Yesu, mubwire ngo papa narinje, data narinje, mukiza mwiza narinje, dore bya dosiye ntibirarangira, narinje ngo birangize, dore bya bindi hamwe narinani, dore ngaha narinje ngo birangize, igorogota warabirangije, narinje ngo ibingibi nabyo ubindangirize, ahangaho ubindangirize, izi nzira z'ibizigu nanyuragamo ubuzindangirize, aha narinaniriwe ubu bindangirize, igorogota warabirangije. Haleluya,
Haleluya. Ahacu no kwisobanuka twavuga ngo tugomba kujyana kwa Yesu, we urangiza, ngo birarangiye, we urangiza ibintu, arabirangiza bikarangira bikibagirana. Ndi umugabo wo kubihamya, yarangije ubugumba mu buzima bwanjye, abuvanamo bwaranibagiranye. Haleluya. Ndi umugabo wo guhamya ko Yesu arangiza ibintu. Akacu no kwisobanukirwa tukamujya imbere tukamuga ngo Yesu papa, ahangaha narinje ngo birangize, ahangaha naratewe, satani yaranteye, cyangwa se ahangaha abantu baranteye, abantu barije badutera, ahangaha dore isi n'ibihe byaranteye, ibihe hari igihe bidutera, ukagenda ukabwira Yesu ahangaha imiryango yaranteye, narinje ngo bindangirize, nahangaha narinaniwe, cyangwa nanjye ninjye nyirabayazana, ariko narinje mu buntu mu mbabazi zawe, bindangirize data. Yesu arabirangiza. Haguruka ahubwo ufate ibihugi imbere ye, umubwire ngo narinje ngo birangire kubw'amaraso ya Yesu Kristo n'ubuntu bw'igorogota. Reka dusenge. Mukiza, turi hano, turagukunda Yesu, uri mwiza, turagukunda, urihagije, turagukunda, urakomeye, turagukunda, urera kandi urakiranuka. Haleluya. Ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Kugira neza bugacya bukira Yesu. Turabwo bo kuyihamya aro twakubonye, hari aho twigeze kubona neza yawe, ariko mu buzima bwacu hari bitararangira. Nibyo tukuzaniye iki gitondo, nibyo tuzindukanye izi saha, kugira ngo uhagurutse ingabo zibishinzwe, hagurutse abamarayika babishinzwe, hagurutsa muri departement mu buzima bwacu, hagurutsa ibitararangira. Turi kugusaba ngo birangize, turi kugusaba mu izina rya Yesu ngo biturangirize, birangire, birangire, birangire. Iby'impaka ziri ku buzima bwacu birangire mu izina rya Yesu. Byaturwanyaga birangire mu izina rya Yesu. Duhagarike ku rutare rwawe, uduhagarike ku misozi yacu y'amasezerano, utugirire neza imitima yacu ituze, tugende mu rugendo rw'agakiza mwami, tugende mu rugendo rw'ubuzima mu mahoro. Birangize Yesu, birangize mu gihe nk'iki, birangize kuri izi saha. Uyu munsi gira ibyo urangije mu buzima bwacu burundu, burundu. Kuri iyi tariki gira ibyo urangije mwami, ku mazina yacu gira ibyo urangije Yesu. Ibya bindi byari bimaze igihe mwe tumaze igihe dusengera, birangize mwami, bihereze igisubizo, bihereze umurongo, bihereze inzira, bihereze Yesu mwami Yesu icyerekezo. Ngo ibidafite ishusho wowe ujye ubikora ukabiha ishusho, ibitarimo inzira ujye ubiha inzira mu izina rya Yesu. Ubirangize mwami, turabiguhaye. Komeza uganze, utegeke mu bugingo bwacu, utegeke mu mitima yacu. Izina ryawe niryamamare mwami. Turakwizeye Yesu, wowe urangiza ibyanze ibitari birangiye, wowe urangiza byose kandi ukabikora neza nk'Imana. Ubiturangirize mwami. Turagushimiye, turagukunda Yesu, turagukunda, ni wowe mwami mwiza, ni wowe Mana. Izina ryawe niryamamare. Haleluya, haleluya. Uyu munsi uganze, ufate vora na control y'ikintu cyose kubw'icyubahiro cyawe mwami. Papa turagushimiye. Haleluya, haleluya. Singizwa Kristo, amamara. Ndagukunda Yesu, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda, Yesu ndagukunda. Haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe, umunsi mwiza. Yesu arangize ibitari birangiye mu buzima bwa buri wese. Shalom. Niba ari ubwa mbere wibuke gukora subscribe kandi mukore na share. Iyo audio za mugitondo cyangwa se ukugusenga kwa mugitondo kugufashije, jya wibuka wandika muri commentaire udusangize ku buhamya iby'Imana yagukoreye kubwa ya masengesho ya mugitondo. Shalom.